mu gatuza bro, mu maso ntago bihageze ariko agiye kwihanagura mu maso. Yihanaguye mu maso kandi bamumennye mu gatuza sha. Kuki tabimumennye mu maso nyine ngaba ariho yihanagura? Cyane iyo bimennye mu gatuza yihanagure mu gatuza aho bamenye. Yes, nonje kuguha ikaze ukunda kandi kurikira Igihe Top 5. So uyu munsi ngiye kukugezaho amakosa bakora muri filime, noneho ntago uyu munsi ngiye kuzana filime z'inyarwanda. Kuko filime z'inyarwanda zo amakosa yo ni menshi kandi arakomeje. Nanjye ndakomeje kuguma mbabwira amakosa mukora kugeza igihe mutangiye kubikosorera. Twagiye mu Burundi sasa. Mu Burundi hari filime ya Danger irimo iraca ibintu iri kurebwa bya Danger. Ni filime bita Intango. Barundi Intango Intango no mu Rwanda no mu Kinyarwanda numva birimo Intango. Niba ari Intango ntago mbizi neza. Ariko filime yitwa Intango film. Iri kuri channel yitwa GN Films. Ni filime ni ndi originality yayo na Barundi bayikina. N'amakosa arimo n'ay'Abarundi. Ni muntera amabuye. Ubwo n'ubundi ariko urasanga n'ubundi ni ya makosa n'Abanyarwanda natwe tujya twikorera muri filime zacu. Ariko sinzi ko nanjye nayibonye, ntago nayirebye nzi ko ari y'Abarundi, ubwo nayiplayinze mbona ni indundi, ndabaza okay, ndabona hari ukuntu kamezemo neza, reka nkarebe noneho ndebe niba hari urwego badusizeho. Mu kureba rero maje kuyireba neza, igitangira hari aka introduction bakora berekana filime. Filime ni yitwa Intango Films Part 1. Iri kuri channel yitwa GN Films. Imaze ukwezi isohotse, ndabona ifite views 200 na birenga. So igitangira aka intro bashyizeho niho hahise hantera ubwoba, ndabati he nuko bimeze. Reka turebe igitangira ku masegonda 25 n'umuntu tutaragera bari batangiye gukora ama mistake. So let's turebe ku masegonda 25 ni kuri iyi scene n'ubundi. So ano ni 28. Good news film iratangiye without limits. Agihaguruka urabona ahise amumenaho ibintu ni ji sinzi binamumennyeho mu gatuza. Urabibonye? Wetse urebe Limits. Wetse urebe hano binamumennyeho mu gatuza. Urabona binamumennyeho mu gatuza, yihanaguye mu maso. Bamumenye ibintu mu gatuza ariko yihanaguye mu maso. Uru rwego rwo turarwita gute? Without limits. Agiye kumumena ibintu, ese urebe abumenye mu gatuza. Ubonye ko mu maso bitahageze? Mu maso ntago bihageze, reba neza. Mu gatuza bro, mu maso ntago bihageze ariko agiye kwihanagura mu maso. Yihanaguye mu maso kandi bamumennye mu gatuza sha. Kuki tabimumennye mu maso nyine ngaba ariho yihanagura? Cyane iyo bimennye mu gatuza yihanagure mu gatuza aho bamenye. Ibi bintu murundi mu bashinga nahi hajya niko babita. Aka kantu n'ukuri mugerageze. Mugerageze ntago turi inka. Ntago turi inka. Wetse urebe. Wetse urebe. Ndagira tugashire mu slow motion. Aka kantu bakarebe bakiteho. Abarundi n'abantu b'inshuti zacu. Wetse urebe. Double favor without limits. Arahagurutse ahise amumenaho mu bintu mu magatuza. Ntago bigeze mu maso, niba ubibonye ntago bimenye mu maso, ariko finally agiye kwihanagura mu maso nkaho ariho babimumennye. Wow, aka kantu ndagira ngo nyiri iyi filime akarebe akiteho agakosore n'ubutaha ntazongere gukora mistake ijya gusa nk'iyi ngiyi cyangwa isa nk'iyi ngiyi
ndamurabuye. Yes. So hano ni film igitangira, ariko mu bigaragara ino scene bigaragara ko isa nkaho iri inyuma, ahubwo bayicishijeho kugira ngo badukururire kuyireba. Biri hano, yes, biri hano film irangira niho biherereye. Wabonye amumenaho ji mu gatuza, then nyuma yo guhaguruka undagahanagura hehe mu maso. Bigeze mu maso ute ko yamumenye mu gatuza. Iki kintu bazacyiteho ubutaha bagikosore. So twagiye ku munota wa 3 n'amasegonda 46. Ufashwe n'iki? 3 n'amasegonda 46. Hano barimo barasenga. Tugire neza. Bari gusenga, ndagira ngo urebe hano ese gato. Bari kureba umuntu mu mama arahindukiye, reba indi teke aracyameze gutya, ubu nibwo agiye guhindukira. Imwizina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Filime turi kureba isubira inyuma. Reba muri yo teke ya wide. Utugire neza. Arimo arasenga. Umumama arimo aramureba, arahindukiye. Mu yindi teka agarutse noneho do. Ubu nibwo yongera agahindukira. Filime turimo turayireba isubira inyuma. Barundi mukora ino filime. Iyi filime ni nziza, mukomeze muyikora, ariko mwite uburyo muyikoramo muri production yayo, mwite uburyo muyeditingamo, uburyo muyishutingamo, mubyiteho. Udukosa nk'utungutu twa hato na hato tubasubiza inyuma mu ma production yanyu. So aka kantu mukiteho mugakosore. Abarundi ndabakunda cyane. Yes. So niba uri umurundi rero ukunda ino filime, kora subscribe tujye tubana no mu zindi filime zanyu, noneho mbabwira amakosa arimo mwe mu yakosore. Na yacu tugeze kure tuyakosora. So ushaka kureba ino filime iri muri comment irapininzemo, wajyaho ukareba link irimo ukayireba. Ciao ciao.